impamvu ya mbere yatumye mfungura cyane nuko wenda hari imisanzu nshobora gutanga mu byo nashobora kuvugira ubwoko bwacu ko turarengana cyane wenda ashaka n'ubu nyine turabakunda murabakunda kubera ko muramu wawe mwisanzuraho cyo mukunda kimwe nuko ukunda sobo nawe kubera ko uba wamukunze kugira ngo azagukundane n'umuryango wawe wenda uri umuhungu ufite amahame washobora no kumubwira ati turekane nawe ndashaka kumva message yawe ku bwoko mu bihe turimo kwihangana kwihangana cyane abo no kwihanganisha ni abatutsi bo muri Kongo abatutsi b'abakongomani ngo n'abanyamurenge n'abanyamasisi n'abanyamurenge n'abanyamasisi reka ngusuhuze nkwifuriza igitondo ciza wewe bukende se naye bugorobye nkwifuriza umugoroba mwiza bivanye naho uherereye amahoro y'Imana akomeza abana muri gahunda zawe zose urimo turamukije abantu bose bumva runo rimi tuvuga ngo Imana ibagire neza kandi Imana ibaheze umugisha dusuje abantu bari ruguru iwacu mu matongo y'abasekuruza mu bibanza by'abase Imana ibaho umugisha kandi Imana ikomeze ibarinde twiyegereje cyangwa se dusuje umuryango wa M23 AFC twirwaneho aho muherereye hose Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde ibimane kayandirimbo abanyafrika abanyaziya abanyaburayi abanyamerika shalom shalom turabasuhuje mwese turabizi ko dufite inshuti turabizi ko dufite imiryango aba besto abakunzi njewe sinzavuga ngo muri abafana muri kanisa muri umuryango ndabakiye kandi ndabasuhuje duhaye mpore abantu babuza babo mukomere kandi mwihangane Imana itanga ihumure iribaheze ndetse n'abantu bari mu bitaro ndavuga bafite abarwayi mwihangane mukomere n'ukuri Imana igira ikintu ikora kugira ngo ubuzima bwabo bavaho bajyamye kurwara birababaza kurwaza nabyo bikababaza ni stress rero by'umwihariko nshimiye ko subscribe kuri Ineza Live TV uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi warakoze kudukunda utatuzi warakoze kuza kudushigikira ntacu tuguhaye gukundwa n'umugisha gukundwa n'amahirwe mwarakoze cyane ndi kumwe n'umubyeyi usa naho yitonze ariko abantu bitonze nk'aba ngaba usanga ari amasasu attention reka tumusabe atwibwire mu muco wa Kinyamurenge tuganire twamenyanye kandi mikoro yawe uyifate igume hamwe tuyinyeganyeza ndakwakiriye urakoze cyane yes mu Kinyamurenge ivuga amazina yanjye ni Bukuru Esperance ko ndambuza kwira cyakamugira gutya ayi gutya nyine amazina yanjye nitwa Bukuru Esperance ndi umukobwa w'umunyabyinshi kaba ndi umukazana wabo undi babongera kandi ko kunyeganyega kanze kumvikana suko apana gutya nyine suko kwivuga yes kuvuga oya nti wivuze neza mukiyasize aho mwabaga ruguru banyekorome bamuyomba n'abasita aho twabaga ni mu Gashasha mu Gashasha ni mu duce two mu Minembwe ni muri za Minembwe urenze za Madegu cyangwa urenze za Madegu muri za Gahoye ndahibutse nigeze kwasuhurira hariya ti nuko ni iwanyu wavuye ruguru ryari umwaka nyine nigera wavuye ruguru sindi kwibuka uvuye kiri muto sukuba ndi muto gusa simpani ku mwaka nyabona nuko kuba umugore arabatijwe nukuri kw'Imana simpani ku mwaka niko kumbuyeyo ruguru na mata hano ndayahaba arahaba ariko iwacu niyo meza hano na ya pampa nani revera nani ni revera ese muhire ni revera zani wa Zayoni Nyamata ni revera muhire ni revera wa Zayoni ni revera revera yaravuze ubushize ngo hari umugabo ngo waje kubaramutsa ngo baravuga ngo ngwino tugutume bayamagara umwana ugende ngo tuzana amata y'inyange ngo dupake dutata wa mugabo ngo ngoya ngo bamuhaye ngo yigisiga ngo apana ngo nimba mugezaho kunywa amata y'inyange inyange gazaza niza zicura inka kandi gano uruganda rwitwa gucyo inyange ya mata nyine ngo babahaye ngo yigisiga ngo bakabara y'inyange ngo amata sinyakeneye gusa amata y'ino njewe sinza amata ariko gusa icyo nzi cy'amata y'ino uko nza numva atandukanye n'amata ya ruguru cyane aratandukanye n'impamvu kubwiyo ndayakumbura ngo hino nyine ngo abari mu tuzi ngo bameze nk'umudwinga umudwinga urawuzi oya umudwinga ncagiye abashitsi bazabaza mu wawe ufite duta dukeya ukamenamo agakombe kamwe ugateka litiro 3 z'amazi
cyangwa numwerera bafunguye oya umudwinga nyine ese nduri umunyamurenge wa mugore we ayo mata niyo baza ico cyane cyo ni umudwinga no mu base ni icyayi cyangwa ni amata bafunguye cyane akamwerera oya hari abasaza baza banywa amata arimo amazi nyine bakagotomera ariko gacacaye nyine ese citwa gute kira cayi kiba kijambutse hari ukundi cyitwa si icyayi oya hari girizina cyangwa ni mukaruga nta mata mukaruga ni na amaraso Yesu kigirizina tuzi ukorera kuki kinyamakuru korera ku Ijabo TV show Ijabo TV show Ijabo bishatse kuvuga Ijabo ni ijambo Jabo wa jambo ahubwo ni kinani ni igisa ese ni igisigo ijambo ni igisigo ngira ngo Ijabo ni umuntu ufite ijambo igisigo ni umuntu ufite ijambo mana yake mufite ijambo dufite ijambo nyine ijambo ukora wenyine yego nari nkwitiranyije nundi ukora ari babiri kubera iki wese mu gufungura YouTube channel nyine ikintu ca impamvu yayo nje ngira impamvu zanje zibiri zatumye mfungura YouTube channel wenda nashaka kufite yawe cyangwa se warabutse gusuka amuvuga ngo kubera ko Ineza afite channel ngureka naje nyifungure dore nk'impamvu zibiri zatumye mfungura channel impamvu zibiri impamvu ya mbere yatumye mfungura channel nuko wenda hari message nshobora gutanga mu byo nashobora kuvugira ubwoko bwacu ko turarengana cyane mbona ko naje hari message wenda nashobora gutanga iyo ndikagira higera icya kabiri wansaze zibiri icya kabiri wenda nuko nabonye ko ushobora kubona mu ifaranga nkisegera mu buryo bw'amaso iyo mpamvu imwe turayihusha nuko rero ubwo wavuze ngo ufite abana bangahe tuvuga amazina nta kibazo humura nta kibazo mfite abana bane ubwo umaze imyaka ingahe mu ndoa ngiye kuba 9 hajya uvuze ngo umukazana wacu kushaka gasinotahira ijoro nuhinira hano sinani si ariko abanyamurenge bakera bari beza ubu ntabakumbura abanyamurenge bakera kuntu bari beza kuntu bakundaga abashitsi bakundaga nyine baramubabo ariko ubu nyine timukira mukitwikoza n'ubu nyine barabikoza bahindutse ayaye ubu nyine timukicikoza baramubanye ni baramubasha gusa cyangwa n'abashitsi bose oya ganje sinakigiye ko ndavuga baramubanye ukamusanga ntibakunda abandi muramu umuntu none uratangaye muramu umuntu n'umuntu ukomeye cyane n'umuntu nyine uza wishimira niyo muhuye mukanagana mukanatindana ukamwereka n'ibyishimo kubera ko batinyaga basebuka ariko ubu nyine temukitwikoza ugira ngo twarabakoshe cyogiye twebwe tubizi ko umuntu wenda yashaka n'ubu nyine turabakunda murabakunda kubera ko muramu wawe mwisanzuraho cyo mukunda kimwe nuko ukunda sobukwe hari umugore twaganira ushize arambwira ngo aje gukora ubukwe ngo yabwiye umugabo ngo kugira ngo urugo rwacu rukomere ngo ntuzozane nyoko maso ngo kuko ngo abagore bakurusheri ngo bagira ngo utuntu ngo kwa musanga barantanyije nawe nyine ibintu nk'ibyo urashobora kubana na nyoko kuko mu nzu wowe cyane twubana cyangwa nawe uri muri abo ngabo babwiye abagabo ati yewe nyoko mureke ririya tuzomuzana atazonkoroga oya twubana bitewe nuko nababa bakeneye wenda ko tubana cyangwa bitewe n'ubushobozi nkino muri Kenya urabizi ko tuba tubayeho mu mazu matoya bitewe n'ubushobozi ariko tubaye turi mu nzu wenda twembi dushaka kubanamo twubana ntacyo tuma tutabana ariko se wobesha ngo ukunda umugabo wanga nyina kuri agarura ukunda ntaruba ruhari nimba wanga mama wamzaye reka kumbesha ngo urankunda kuko mama nanje urumva 50 nyine amaraso n'aya mama nandi n'aya papa gutyo abagore benshi bakunda kubwira abagabo babo ati sinshaka abapangayi sinshaka bene nyine ibintu nk'ibyo uzi ko ari nk'igihe umugore aje gushakwa akamavuga ngo kondisiyo mutamupangaye tuzagira nyoko tuzagira nyine ugasanga ibintu nk'ibyo kubo ngo ukumva nyine wagwa kondisiyo gucyo mugitangira nuko amamubwira ngo wari wakoze ku mwanya wawe reka ntahe twagiye nko gupatana nuko amumusezera aho ngaho nese kuba wamukunze wewe none mu gihe ngo propose wowe ukamumpeza izo kondisiyo ukavuga ngo ntamupangaye nkeneye mu wanje kandi wibuke ko umugabo ari co niwe mutwe ngira ngo urwo
ukamumpeza iyo condition utampanga nkeneye ntabavyeyi bakuru nkeneye uko ubona umugore woshaka oya kubwira ibyo ngibyo wenda nyine nawe kubera uba wamukunze kugira ngo azagukundane n'umuryango wawe wenda uri umuhungu ufite amahame washobora no kumubwira ati turekane nawe kubera ko utankundiye ababyeyi wenda ngo ukunde ko murumuna wanjye azaza gupanga hano nyine wenda wowe ukamubwira ati genda nzoshaka undi duhujije ariko abaye ari undi muhungu nawe utagira ihame iyo mubwira nyine ngo kubera ko nagukunze ngwino tubane. Ese akamaro k'umugabo n'umugore ni akahe? Akamaro nse suko ubaka urugo cyo cyangombwa urashobora no kurwubaka mutana ari kumwe gutese abatari kumwe banyine baratandukana. Akamaro k'umugabo n'umugore nari nkubajije sinzi niba kibeje neza ariko no kuzuzanya muri byose nose mwubatse urugo nyine muri kumwe mutima mwuzuzanyije. Ayo wowe ndankovuragira baraye bagukubita nyine se benshi babona mu bo barara bakubita sibo benshi basenye. Ariko nyine akamaro k'umugabo n'umugore no kuzuzanya aho mwe yagize intege nkeya undi amuzamure aho mwe wenda yavuze ngo biranze undi amubwire ngo biremera haguruka. Siko kamaro k'umugabo n'umugore niko kamaro ni nacyo cyiza cy'urugo kuba mwumvikanye nyine mukosorana mukumvikana. Ni inshuro zingahe usapota inzu umugabo wawe mu bijanye n'amikoro? Amikoro bene yahe ndavuga mu rugo ntabamuguza ari igihe umugabo aremererwa okay njewe ari nkigiye aza supportinga pe kavuga ati noneho yebo nta faranga mfite kavuga ati reka nziguhe ni inshuro zingahe wibuka muri iyo myaka ni 9 wavuze muri iyo myaka 9 amaze nyine uri kumwe n'umutware wawe ni inshuro zingahe umusapotinze? Ntabwo ndamusapotinga mu buryo bw'amafaranga kubera ko ntakazi ngi oya nibitekerezo ariko bikenewe ibitekerezo ibyo urumva tuba turi kumwe mu bitekerezo se nayo ni support yego niyo yambera ahubwo waruvuzega ngo mu buryo bwa mikoro nyine nabyo biba bikenewe nose siyani kiyakubwira ngo mfite amafaranga none tuya mfasha nk'igitekerezo nk'ikintu twakora kugira ngo byarandi ni mu bitekerezo tuba turi kumwe ndamusapotinga kuva washaka bigeze useba ntabyo nibuka uko ntibyabaye mva bitarabasindiye ariko ushobora kuba witonda cyane cyangwa no kwiyorobeka. Kwitonda se ni gutusa ubundi kuvuga gutya ubwira ngo nibwo umuntu aba yitonze. Niba abandi bazabitanga nibagubika ngohe je sindi gubika nitonze ahubwo niwe wabimbonye ariko sinitonze. Ni ukuri ritonze pe nyine nawe nkubonye gutya tuganira biterwa n'ikiganiro ufite ukuntu kigenda ukuntu kiganiza witonze nyine nanjye sinovugira hejuru ariko sinitonda nko kubibona kurasa n'umuntu wo kwimana umutsima kubera ikisi kwitonda ariko kwimana umutsima cyane ni abagore bitonze bagira ngo arika ngo ndashe kamaguma gusakira cyane. Oya abo nabagore bikurura sa abagore bitonda ayiwe we bitonda niba umubwiye ngo ncumbira akagira gutyo ngo ndaje akamara isaha ni ukwikurura ariko si ukwitonda. Turi mu bihe by'intambara byo gupfusha abantu byo gupfusha ababyeyi abana nyine ni ibihe bibi kandi bigoye. Ndashaka kumva message yawe ku bwoko mu bihe turimo. Message natanga ku bwoko muri ibi bihe turimo. Message nabahereza tayindi niyo kwihangana ni kwihangana cyane abo no kwihanganisha n'abatutsi bo muri Kongo abatutsi b'abakongomani ngo n'abanyamurenge n'abanyamasisi n'abanyamasisi ese abakasayi n'abatutsi oya hariho abahema batuye muri Satemo yego ariko abakasayi ntago ari abatutsi ngira ngo ntabwo ari abatutsi ara n'abaringa yego no abandi batuye n'abahema sinzi agace batuyemo ndebera umuntu wampamagara kuvuga ngo abo ngabo nibo no kwihanganisha ko nibo bahuye n'ibibazo by'intambara nibo bihanganisha ngo bakomere kandi bakomeze kwigwanaho kuko natwe nibwo tutari ku rugamba ariko turabashikiye kubera uburyo tubashigikiramo bumwe na bumwe dushoboye turabikora turi inyuma yabo turi kumwe nabo bakomere ntakizodukura muri Kongo n'iwacu ni muri gakondo. Yego tugana ku musozo ndashaka ubwira abantu bariya batureba babandi banje ndashaka
ubasaba icifuzo kimwe ruhande rwawe. Pawulo yaravuze ngo mubane n'abantu bose amahoro, ngo kubwanje ruhande ngo nzi ko mbanye nabo. cyo nsaba abakunzi b'Ineza Live TV cyo ngiye nabasaba nuko bankandira kuri subscribe baze kwijabo TV show kugira ngo bari kuja kure nico. urambwira ikindi wari ushaka wenda ko mvuga nico ni weretswe bakande kuri subscribe kwijabo TV show ni kuvuga ngo nimba bakunda Ineza n'ijabo bari kunde yego niyo nkunga niyo mbasabye kugira ngo dukomeze dutere imbere kandi dukomeze guteza ubwoko bwacu imbere. Turasoje reka kubaza akabazo kanyuma twamadusoza. Bibaye ngombwa ko bagufunga ubu nyine bakavuga ngo kora uyu mugabo wawe nizagukura muri gereza uwo mara igihe kingana gute ugifunze? bambwiye ngo bamfunga kakanga. Bibaye ngombwa ko bagufunga ariko umuntu uri bugukure muri pirizo ni telefone y'umugabo wawe iguhamagara, uwo mara igihe kingana gute muri gereza? Mwe turisangara ndabiri saha umbwire wa nisangara nuva musaka nini agiye kubwifaranga z'imboga kukubaza ngo ese ngo turarya iki ngo nkohereza amafaranga bamubwiye nyine ko bamfunze mwindi yo marisa ataraza kuvuga ngo bankubere no ntago wanyumvishije. Bibaye witwa nde? Bukuru uri hasha wow uyishije no mujana mukobwa arahare ni byiza cyane. Bukuru rero sinzi niba wantegereye bakavuga ngo nguyu polisi ashize ngo bukura amapingu aramujanye tacha ashinjwa igituma kurwa muri gereza ni telefone umugabo ari mu hamagaremo. Uwo mara igihe kingana gute? ni telefone ampamagara cyari cyo cyose ari kunshaka aguhamagare gusa babone ko wari umugabo wawe. Uwo mara igihe kingana gute? ntabwo norarama Yegereza cyamikora ntabwo norarama nyine wamara amasaha ngahe? Wenda ni sayini urakiranitse yego nuko ntabwo ari kuvuga ngo buri nyuma y'isaha ariko ashaka kumpamagara wenda nyine mu munsi nyine ntashobora kwirirwa atampamagaye nka gatatu cyangwa kangahe. Niko bimeze. Wakoze ku mwanya wawe reka tugushimire. Wakoze kutwitaba wakoze ku mwanya wawe wo kwigomwa. Ngenza mpara mbwira abantu nejo bundi nakoze igana nshimira umu YouTubers wese wicaye kuri Ineza Live TV takiguzi ari ubusabe bwacu akabwumva mu gitabo mfite cyo kwandika abakristo mfite uko nawugiyemo. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikomeze gutize imyaka yo kubaho n'abakunzi bacu mugenda mu mukandiro subscribe umukoresha na like na comment ndizo faranga bakeneyemo niyo nkunga bakeneyemo. Reka nkubwire ngo amahoro umutima n'amafaranga mikofi. Wakoze kubana natwe ibiganiro byose nakagaruka. Ciao ciao.